ubwo se inzara yawe yaguhotoye Mm. ukavuga Mm. ukabona wenda ugiye muri comment aho ngaho ugasangamo utwo tuboro Indi beti kwa jets. Uh. aya mwivu agarara Yeah. Twagiye mwana twagiye kubita. Yeah, yes. gasogo The bad man. the baddest yes The monster. the most Komereza, the most like expensive Yeah, man. Ladies and gentlemen, let me hope that everything is gone away. Here, we are going to kwakira n'umuntu watanze w'indani. Reka twakira umuntu bita nde. Fizz on the stage. Kubita gapa. Yemen. Yeah. Ngiye kubyina traditionnel nade. Ngo ni kwigira nk'iki. nk'inzoka igiye gucira umuntu Hari icyo bita guca umugara. Urumva bawuca gutya. Gadiri kuyibona. Nyine guca umugara. Ukubita gutya ukahita. Lafriki TV, spreading laughter, inspiring hope. Heye wasama people reka mbasuhuza muherereye hose intara amajyepfo intara amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo umujyi wa Kigali namwe kude chapeau niwa mungu wanyu yana masini n'abakombe nyiruka akakubitira umwanzi hareba inzega kagaro muze kuri Imana sinigeze ntikuzana mbahubwo natuyisari sakara mitima ya rubanda mvugira uti disability is no inability udafite abantu nta bintu waba ufite bivuze ngo ibintu n'abantu naje kumenya ko kwaba uri mugufi kose nusohoka hanze ntabwo uzabura kubona igicu ijambo raryumvisha ukaba uri mugufi kose nusohoka hanze ntabwo uzabura kubona igicu uyu munsi I'm with my boy bamwita Fizz ariko akane kazina numvisha afite ariko sinkavuga yatenye mvunagura isore ndi kubona Fizz wanje mwakunze muri benshi ndi kumwe n'umuhungu wanje murabona ko arimo arashining Fizz uhereye hasi yambaye inkweto yambaye cyo niba ari kabutura niba ari ipantaro simbize aribuze kudusobanurira hejuru agacyambara bita t-shirt y'ubururu ariko yanditseho kibita ngo New York ni New York ya hajuru ahandi agacyambira uwo bise Bikira Mariya nyina wa Jambo noneho ko muri ko yambaye ikintu bita fat couple akamara ikintu bita Graces aho ineti y'umukara abona ko umuhungu yifunze neza cyane ndabona ko byasa wumva ingwefero Graces ndetse na nuza n'inkweto byose birasa ndi kubona wambaye old school Fizz mbere kugira ibintu byinshi tuvuga banze usuhuza iteraniro cyangwa se usuhuza abantu badukurikiye abakunzi ba Afrique TV kumve n'impumeko yawe abantu bagurutse cyagiye ntabwo ribongera kukubona Fizz umeze ute ndaho suhuza abantu nyine hari ndabasahuje nari mbakumbuye nyine ni baro bakumbuye ariko kandi nabo bari bankumbuye cyane bari bakunyuza bakumbaza none nakugarukanye Fizz uyu munsi umeze fresh sana muri Rwamagana imeze ite Rwamaganira turi gutera muri mwitera yes itera ry'ibishyimbo nizere ko nawe uri gufasha imirimo ababyeyi iyo nibyo byo kwigira muri movie okay yeah ni fresh sana ni fresh urabona ko Fizz yambaye old garden inyambaro bayita old school ya kigangster nyine cyangwa old school style urumva ubundi ibintu mbizi kuri umva iki ni umugenge style nyine nk'umuntu nyine w'umustar oya no gang ni iki gangs gangs you don't know gangs gangs ubundi ni amabandi ubwo njye mushatse kuvuga ko nambaye n'ibyo oya ni ukuvuga ngo byavuye kuvuga ngo ni gang bo bita gangster nyine ni nk'agace ariko tough gang tough gang ni ukuvuga ngo tough ni ikintu gikomeye ubundi noneho gang nyine wumva ni itsinda nyine rikomeye nyine bita oya naga twiyafata muri sense y'amabandi ubwo ni tough gang nyine n'abantu slang yo ni slang ubundi ubundi yo maybe ni American slang
niyo babikoreshaga nyine gangster gangster man Mm. Fizi wambaye nk'abaraperi man Mhm. ukunda abaraperi cyangwa se nyine impamvu wambaye gutya ugiye kutubwira ugiye kudusobanurira impamvu yaguteye kwambara gutya Kagara urarangiye. uya ariko se njye ndimo kubaje ugomba gusubiza Nuko ari njye nuko nabishatse nyine bisanzwe. uburyo nyine impamvu ibyo bintu wabishatse ndushaka kumenya Nuko nyine ari woji nyine. Eh. Woji fresh. nuko ari akantu kari oje iyo uvuze oje twumva iki Biri neza nyine. biri neza Biri So- fresh mbere. asa mfizi njye ntabwo ndi bukuvirire njye nashaka ko nanjye urabona nanjye urumva hasi nambaye niba icyo nakita timba yakumera nka timba urumva nkahita nkubitaho umwenda wa gisirikare kuko ntabwo ndi umusivile hejuru ngahita nkubitaho agapira k'umukara nanjye ngahita nkubitaho igifime ino filime ubundi yambarwa na ba Bruce Melody niyo yageze kuri ino filime wenyine urumva ko nanjye ndayambaye none urambwiye nanjye ubundi Bruce Melody nyine kuba nabyumvishije moto hari ndiwe abantu bagiye kubishyiramo ubwenge bwinshi nanjye rega nahogoje rega nanjye nashobora kuba nahogoza ntangire mpite mpogoza yuhu ndamutse se njye ntabwo mutse kugeza kose ndahogoje we ntabwo mbapfunyikiye none ni ukuvuga ariko nanjye nyine urumva ntabwo wakambara gutya mwana udafite akantu wibitseho nyine k'iki n'iki ariko kuko navuze ko ni Bruce Melody ntangire reka mpogoze basendeye ko ariko wabona naje umuntu nahise nambwira ati Kagara ndashaka ko dukubitana inuza n'iki n'iki ariko reka nukigeze kumva mwana ntazibagirwa kuri Bruce Melody rimwe nakoze challenge yiwe indirimbo bita gutera ngo ndayibagiwe sha ndayibagiwe izina ryayo nakoze challenge y'indirimbo ye arangije ahita aza muri comment yanjye ahita ashyiramo utuntu tw'umuriro ndavuga ati cyakoze hejuru cyane urumva ndavuga ati cyakoze umusaza arankomye arankosoye ni sawa cyane tugiye tugiye naraye ntariye wari kuri ubuze bwo warya ute ubuze bwo warya ute wewe bitakomeza kurya fizi kubera iki oya wimbwira ko tubireka tugomba kubivuga ubwo inzara yawe yaguhotoye ukavuga ukabona wenda ugiye muri kometa aho ngaho ugasangamo utwo tuboro ukabona ikiryo imbere yawe uno munsi ntabwo ndi burye kandi mu nda byaka ntabwo waheze ubwo nyine yaba yakambwiye ubwo urapfusha ubyimenyera ko ugenda kuri ariko mani ugomba no guserebura buriya Bruce Melody ni umuntu wa danje mani narenze urumva njyewe urumva ko byasa kose Bruce Melody uranzi pe Bruce Melody aranzi njyewe nta kibazo kabisa ni fresh na The Ben yarampostinze kuri status yanuza kuri IG yiwe ya Instagram nayo yarampostinze na Bulldog nawe kandi abo nibo bantu mani bafite nyine badanje kadanje indirimbo ndakwanga ndakwanga nawe nushaka unyange cyu never fake about you amafi yawe amafi we niyo kumva harimo vasi yiwe nyine uko nangire kwabo ngako amatwi yawe yafungure iyi ndirimbo ikunyure aho uri hose wumve neza indirimbo ni ya Buda ijisho ry'uruvu Kemozera yawe Kemozera yumva yaririmbye mu nyine kandi nayiririmbye amatwi yawe yafungure iyi ndirimbo ikunyure aho uri hose wumve neza kandi wumve ko mbikuye ku mutima ngo twapfuye ubusa
usiki nicyo gihe urisuzugura uri kumbwa uriyenza umwanya nagutayeho nanjye ubwanjye ndawicuza nta na kimwe nkicuza ako mwanda narenze n'Imana mu bwoko abantu bose banyanga nose nkunda umuntu nyanga Ubanze nyine oya Mfizi niho mbwiza ukuri wakunda umwanzi wawe oya ntabwo wamukunda. Mfizi mu Rwanda uhe muhanzi waramumbwiye muhanzi yaramutubwiye ahubwo njyewe wambaye old school ndagira ngo turi imbere agace ka hip hop gake rap nkeya nta rap nzi n'ukuri kw'Imana. man barushaka karapu niyo kaba kameze gute gwa kubitanga twikaraga hano mani twivu yange twagiye fatiraho mwana rap niyo kaba kamasegonda abiri twagiye N'ukuri kw'Imana n'akantu. oya mani ubuse nakaje poreka amatajyagira nabi atandukanya abakunzi imitima itabishaka ari umva buretse wanze wumva sibyo urumva ko nko naka old school kacyo urumva ko njye mba nazibuka amatajyagira nabi atandukanya abakunzi imitima itabishaka ari ku buzima bwo bukanga samahanga home ibyo mbabwira byambayeho nakunze rimwe isare dasanzwe kubwifaranga ntirigitabwa ukwemeranya kubana ibyizera ari byinshi urusisiro rwose ararenga ikigali si ikigoma nanjye nabonye mpaguma turahiga ubukashe bw'intagwira nanjye ntabwo nkiryama bikorowe mabe bote ntabwo uri bote ngo reka basi tuvuga ko na hip hop utayizi noneho indi ndirimbo n'uyindi isanzwe reka njye mpamvu uri kuvuga bino bintu Mfizi ntabwo ibintu ntabwo kubera amasomo yakwibagije indirimbo nanjye niga muri kaminuza nanjye niga muri kaminuza mbabwire hip hop y'amasomo ra nta kibazo fatiraho niba nayihari ntari kuko nanjye nahita ngukubita nyine nono z'amasomo nanjye ndabanza ubwire nanjye ndahita nkuraho nkubwire hip hop yanjye y'amasomo y'amasomo hiro shuri mubona si ishuri twandika ni ishuri ry'ubuzima ufite udafite aragwa ejo bundi uriho ariko ejo bundi wanapfa maniga this is Kagara number 1 man bro we can't fall down nigga twagiye no but man okay this is in Mfizi yes yeah twagiye man oh this is in Mfizi so what are we introducing twagiye this is in Mfizi yes no mje metano guhimba mu ndirimbo ya this in Mfizi Yemen from Rwamagana umusore gitangaza wanditse amateka mu gihugu n'umusore udasanzwe ya Mfizi komerezaho ko tukomerezaho nyine wumva ngiye ngukubitiye part ya mbere nahita ukubitaho part ya kabiri twagiye yamwana twagiye fatiraho nge ntare ngeze yagukubita nzangukubitaho bro nawe dukubita indi twagiye sibyo twagiye no miteho no gukubita indi verse sibyo indi verse y'ubumara none iyo indi verse no kuvanga none erega tuma kwerekana abantu ko twize man none niyo mu cyongereza urumva iyi none ni verse he yo mu cyongereza twagiye uri tayari Mfizi uri tayari part ya mbere nawe itufatiraho oya wora uvuga nawe kandi utumwite yawe undi munsi unuyu ntago uri buncike Mfizi mbabarira twagiye nihe kujya twagiye uburi umugabo akubitamo undi nagahita afatiraho twagiye Mfizi yes no go through that I'm okay keep on the top we go wanna go now to the party my fans again fuck yesterday hands on my people I mean my fans say yes pull on the sun and my fast get a band so they catch out tomorrow and never leave my fans on a band Kagara number 1 fatiraho my people twagiye kubita fast ni wakubita fast imeze gute yes this is in Mfizi yeah man you see yes I'm came from Rwamagana yeah man yo yes sir yes with Kagarara people Kagara yeah man yes yes sir yes I finished have a second you finish still komereza twagiye indi boro beat yes sir twagiye okay yeah twagiye indi beat wumva ko ari inkomye bwa mbere indi beat twagiye I am with Kagarara yeah twagiye mwana twagiye kubita yes that's so good the bad man
the baddest, yes. The most The most. komereza The most like expensive. yeah man. That's fine. It's amazing wallahi. No pesa twavuye kuri hip hop noneho hari ikintu bakwitiye ushoje Naho kutambwira ibindi twebwe kuko we are here to entertain urumva erega mwareka nkubwire oya mfizi wowe urumva ahanga impamvu ndimo ndakubwira bino bintu we waza wambaye nk'abastar uranyitegereye niba wambaye nk'abastar ugomba kwigaragaza n'iki nk'umustar kandi siko bimeze twagiye simfite amagambo uretse gatoya twagiye wumva simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza buri inzozi zanjye za kumanywa mbese mbyite paradiso singitandukanye umunsi nijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora ari sande cause of life my baby you nami nakupenda money tonight my desire my reason to live darling. Yeah man, do you understand? Yes, I understand. Twagiye tukubita babariza please. I'm not so serious. You are not so serious. How you are no sir. If you are not serious, how you are? I'm not so serious. You are not so serious. Yes. Why? Because of anything. Because of anything. What I cannot tell this. Ntabwo ushaka kuvuga in public. Hoya Fizi. Tugomba kwishaka muri byishimo. Yes. Urukumva ibintu uri kubibona? I'm so serious. You are not feel well. Feel well, so but I'm feel well. Another, I'm not feel. You are not feel well. Yes. You are not feel well, but by other side, you are not feel well. Yes. I wonder what the thing cause you to be not feel well, huh? Please, can you tell me that thing? I cannot tell you. Are you? You can't. Why, bro? I can. You can. Why? Yeah? Huh? Because I want to know the thing that causes you to not feel well, huh? I cannot tell you. You cannot tell me. Fizi we. Okay, ntari come on twigarukire ariko icyambere no kumeze neza muhungu wanje kandi icyambere no kubura tweretse abantu ko natwe ubwacu dushoye Fizi. Yeah, Fizi ko yaje yambaye iki old school no muntu wadanje cyane no muntu ukomeka no muntu urenze kandi no muntu umeze nkaho afite icyo nakita ko vision twemeze icyo nakita vision. So yeah, vision is ari iki vision is ari iki Fizi nsobanura wowe ubizi nyine nyakubaje erega ugerageza mwana vision nagakera vision yo bavuga ngo vision 2020 no vision ni iki igihe cyashize none ancient kabi cyangwa past ni ukuvuga ngo ngo no mafute ngo vision ngo mfite vision ngo ya danger vision ngo mfite vision na vision zimwe ze mission vision gusa wakumva wisobanukira ntabwo bafiteho ide nkeya idea nkeya ngo dusobanurire hoya ibyo arabizi kandi ari buvanga abikoze n'ubundi hoya man ntabwo hoya ejo gute cyane icyo kintu kimaze icyo umaze kubimenya kuko iyo tumaze kujya hano mfungana umutwe ariko n'ubundi birangira bikoze uko ngiye nagufashe ntabwo uri buncike ni ukuvuga ngo ikintu kiba gihari ni uko dukubita agapaka basi kuririmba twamutoreye ejo gute ejo ntabwo ari ahatu
uyu ejo uri kujya nzaza nyine nitegure kujya kubifecinga mu yesi ava na none ko Pizza dukubita agapaka karenze imfizi iki kamwe ka kabambe sana twagiye haguruka aho akakisi haguruka mwana twagiye nababwiye zo ntabwo muri kumva oya mfize shangwe ino mwana byo bintu byo nukuvuga ngo ngende ushaka urumva genda yatana nagutamo wallahi none kugira ngo ubone ko ibintu no biri na seri caje ntiwansinze abantu muri comment baranse turebye ukuntu bansetse yaransebeje none naje ni musi nisize insenda waransebeje muri comment ndababara ariko ahubwo niwe wansebeje uzi power kubiza unirananira hariya ngavuga muri comment ni basi muri comment imwe uravuga ati kagara ntago uzi kubyina pe imfizi arakwemeje izo gadi zo comment ntabwo wajya uzibona se Vize zo comment ntabwo wajya uzireba gake ni ko wajya uzibona haguruka haguruka twagiye ngiye no kubanza no gutara imyuka kugira ngo ubone ibintu biri se haguruka haguruka mfizi haguruka 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 mwana shabuka yuko ujya mu musore umuntu ubundi kwebwe ikintu bita abagabo sibyo ikintu batuza cyangwa se abasore nyine batuze kuba dufite ikintu bita imbadukura kizi badukora nyine akantu kakabaraga vuba fasta kugira ngo mwaramuka abonye mfizi biza kavuga ati hega mfizi barayaba n'umugabo nyasi ni umugabo nyine ku buryo umuntu yavuga ati mfizi yambera n'umugabo ngareka nkakore da mfizi yambera n'umugabo bamwe akavuga hiki ngareka ndacyaro umwana oya ragasha amfizi mwana umugabo ariko iyo siri yanyu mbega ntago uragera rwego kuba umugabo ku bandi bantu ngiye kwicara nje ni twagiye mfizi yes my people reka maze entertaining abantu hanga kugira ngo noneho stage y'ibitana naye muhereza mfizi ladies and gentlemen let me hope that everyone naje kuvuga everyone nongera nsubirana ni ukuvuga ngo tugiye kwakira umuntu muri kuri stage wumva w'umuhanzi urumva uri twambaye nk'abahanzi twebwe urumva none ngiye akayandi MC sibyo gade ladies and gentlemen urumva ladies and gentlemen let me hope that everything is gone away here we are going to kwakira the super boy umunyabitendo umuntu wakoze amateka akomeye cyane mu gihugu ntagasanzwe ni umuntu wadanje cyane n'umuntu nabita ngo ni umusitari udasanzwe ni umudanse n'abakirisi bo ntago bakuraho niwe wazanye amapa yo kwigoronzora gutya nk'inzoka ugahita ureba hejuru niwe muntu wazanye noneho n'ibishakamba na traditionnel arayibyina ni umuntu wadanje w'indani reka twakira umuntu bita nde Mfizi on the stage Mfizi on the stage twagiye Mfizi on the stage twagiye mani tukubita agapa mbo nta kibazo we katemu niba kubita na tubiri se bya bitwaye iki twagiye go ahead my people yeah man yes egera inyuma kubita agapaka danje bro wanje pa fast mwana fast kubita agapa yeah man yeah that's crazy. It's amazing. He's the superstar of the world. He's the bad man. He's the monster. Hey, karaka unako sinirwe mbabeshya. Karaka unako nashobora. Ngiye ushaka ko nkwishyura. Ngeze nubundi ko niyo nabyina igishakamba ko nta kibazo. Ngiye kubyina traditionnel nari. Maze ko Mfizi katabo uri guseka ugatuma Agameze ngo ni kwigira nk'iki
nk'inzoka igiye gucira umuntu. ubundi ni ukuvuga muri traditionnel hari icyo bita guca umugara, urumva bawuca gutya, gadi uri kubibona nyine guca umugara ukubita gutya ukahita nyine uwuca gutya tu, sibyo? Bashaya gutya nyine, bashaya gutya sibyo, bashaya gutya bagakubita gutya nyine, urumva ni ugushaya amahamba ish. Nujya gucyamura icyamura ibondo gukamirwa mu rutoki udatonyarirwa n'igaju kazahumanya igaju ish ibihogo, urumva ayo mahamba. Nujya gucyamura ucyamura ibondo Ajya nk'ibyo bintu n'ukuri kw'Imana sinapfa kubimenya. ujya utabimenya Fizi kandi wambwiye ngo ukunda korora. Oya, icyo ni icyivugo. Ni ukuvuga ngo kuvugira inka, kuko niba ndi kuvuga ngo wange gukamirwa mu rutoki udatonyagirwa n'igaju ejo ukazahumanya igaju. We ntabwo wikiriza ndetse ukuri kubwira inka irikiriza nyine, inka ishobora kwabira ish mu buryo bwayo ish ndiba ish ibihogo ish isine, urumva? Yes. So guys rero umuntu bita Fizi ni umuntu wadanje cyane. Fizi kuko Imana nyamara wadukubita watwageze man, njye nashakambye mwana. Hari nk'akantu kakanuza ka Chris Brown nuko nakamenye neza, ariko ndimo niga urumva, ndimo niga nk'akantu urumva, n'akantu ka majabu mu Kiswahili bakita ngo kantu ka majabu, kantu ka majabu, urakazi? Yes, kantu ka majabu. Urumva ni akaburo nyine utanga umuntu gutyo nawe agahita yemera, ariko ndi kukwiga sindagafata nyine, sindagafata, ariko byasa kose nzagafata. By the way nzaga yes. Kame konyine dusoza ikiganiro ewa dita ko dusoza no ngahita mvuga ati mwata ari icyo bita kwiherera ngo umuntu akarira. Ngenda man twagiye Fizi, twagiye nongera nkwakira kuri stage. Ladies and gentlemen, tugiye kongera kwakira umuntu bita Fizi. Ni umusore mwiza cyane, ni umusore wanditse amateka mu gihugu, yego umusore ufite vision mwiza cyane, no kuri handsome boy. Agiye kuntama akantu ka danje. Fizi twagiye Jeme yeah my people. So guys rero mwakoze kudukurikirana, mwakoze kubana natwe kujya dutangiye ikiganiro cyacu, kandi mwakoze kutuba hafi muri byose. Muri abantu badanje cyane, abantu mudukurikirana umunsi kundi, abantu muri ibiganiro byacu, muri abantu bagaciro kuri twebwe cyane. Reka mabwire ngo mukomeze mugira amahoro y'Imana. Imana ikomeze ibarinde muri byose, ndetse ibahereze ibindi byinshi mwifuza. Ibintu nta bantu udafite, abantu nta bintu waba ufite. Ariko nanone ntibagire gukora subscribe kuri Erafrique TV. Twebwe tubahereza ibiganiro byacu n'akagaruka. Reka tubabwire gutyo, Fizi turacyari kumwe, narabakunda cyane. Reka tubabwire ngo ciao ciao, Bye bye. tutaonana siku nyingine my people. Yeah man. La Freaky TV, spreading laughter, inspiring hope.